turabasuhuje bakunzi ba Radio 1 na Televiziyo 1. Amahoro y'Imana abane namwe. Ni umwanya w'ikiganiro ntugasaze muzehe kwizi. Ikiganiro kibazo n'ibisubizo ku muco, amateka y'u Rwanda, imihango, imigenzo, imiziro ndetse n'ibisakuzo naho tugerayo. Aho inararibonye zaribuwe ku muco n'amateka y'u Rwanda, babandi bagiye kera bakabona igufwa ry'igihu ngaho biteguye kutubwira akasongoyeho, bitegura koko bakesurana ibibazo n'ibisubizo isogonda kurindi, maze batakatubwira iby'ingoma bariye, izo batwaye n'izo batwawemo, maze bagasangiza abakiri bato u Rwanda rwahise, aho abakurambere impanga Rwanda basobaneye kurutwara ndetse n'amateka yarwo akamamara hirya no hino. Ni ikiganiro kitabirwa n'abasaza koko bari hejuru y'imyaka 60. Urumva harimo abasaza, harimo abasaza rukukuri, harimo abakecuru nyaminaga, harimo abakambwe n'abashesha kanguhe, nabo babitabiriye icyo kiganiro. Ni ikiganiro gica kuri TV1 ndetse na Radio 1 kwa gatandatu saa 7 zuzuye ndetse no mu masaa 3 z'ijoro, kikaba cyananyuraho no mu yindi minsi mu masaha yigiyeyo y'ijoro. Ni ikiganiro buri wese akwiye gukurikirana, kuko burya utazi yava ntamenye yajya, kandi utazi yajya anyura ahabonye. Intango y'uyu munsi y'ikiganiro ntugasaze muzehe kwizi twayiterekeye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo, aho abasaza n'abakecuru bagiye kudusororera ibyo bazi byinshi ku mateka y'u Rwanda rwahise ndetse n'ahazaza. Mbere yuko dutangira ikiganiro, reka dusabe abasaza n'abakecuru bakitabiriye batangire batwibwire mbere yuko twanzika iki kiganiro. Kacya Kadera. N'imyaka yawe naho utuye mu mudugudu n'akagari? Mfite imyaka 82. Ntuye Rusororo, akagari Nyagahinga, umudugudu Gisharara. Hereza na mugenzi wawe mugende muhererekanya mikoro. Nanjye nitwa Kamanzi Gaspard, nkaba mfite imyaka 72, nkaba ntuye mu kagari ka Mbandazi, umudugudu wa Kera. Igitangaza, hari umwarimu wanyigishije mu iteranwa amazina yombi Kamanzi Gaspard. Nuko mubyeyi nawe tubwire. Murakoze. Nitwa Kankindi Christine, naje nturutse mu kagari ka Mbandazi, umudugudu wa Mugeyo. Mfite imyaka 60. Nuko ikaze mu kiganiro. Murakoze. Murakoze. Nanjye nitwa Kamuzinzi Yohani, naje nturutse mu kagari ka Nyagahinga, umudugudu Nyarucundura, mfite imyaka 75. Nuko rwose ikaze mu kiganiro. Komeza nawe ufite mikoro. Nitwa Muturagera na Samiyasi, bamvuye muri Kabuga ya kabiri mu mudugudu wa Nyagakondo, umurenge wa Rusororo. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 74. 74. Ikaze mu kiganiro. Nitwa Mukamarirwa Pasikaziya. Egera mikoro. Nitwa Mukamarirwa Pasikaziya. Mu murenge wa Rusororo, mu kagari ka Gasagara, umudugudu wa Rwage. Ufite imyaka ingahe? 81. 81. Reka dusubire hariya haruguru. Nitwa Mukaremera Donata, abantuye mu murenge wa Rusororo, akagari Kabuga ya kabiri, umudugudu wa Nyagakondo. Aba mfite imyaka 60. 60. Hereza uwo musaza wo hepfo. Nitwa Nzabanterura Marite, mfite imyaka 65, ntuye mu murenge wa Rusororo, akagari ka Gasagara. Akagari ka Gasagara, umudugudu wa Kamasasa. Nuko murabona yuko aba bose. Nanjye Canisius. Yego komeza. Nanjye nitwa Rwihimba Canisius. Abantuye muri murenge wa Rusororo, kagari ka Kabuga ya mbere, umudugudu w'Abatangampundu, mfite imyaka 74. Urakoze cyane, ikaze mu kiganiro. Murabona ko aba bose nta numwe wari ingoma imwe. 74, 75, 82 ni abantu koko bakuze bashobora kugira ibyo badusigira ku muco n'amateka y'u Rwanda. Reka rero twanzike ikiganiro cyacu
kigizwe n'ibibazo n'ibisubizo nk'uko twabibamenyesheje tugitangira. uzi ikintu ibibazo tugiye kumubaza arashyira hejuru, hanyuma tumuhe mikoro abashe kugisubiza, hanyuma tumuhe amanota ye. Ikibazo cya mbere mu bibazo rusange ku muco n'amateka y'u Rwanda kiragira kiti: mu mateka mbere y'uko u Rwanda rubaho, umurenge wa Rusororo wari mu kihe gihugu? Ubundi amateka y'u Rwanda tugira aba mu bice bitanu. Hari imbere y'u Rwanda, ihangwa ry'u Rwanda, iyubakwa ry'u Rwanda, isenyuka ry'u Rwanda, kongera kubaho k'u Rwanda. Kandi bamwe muri mwe ndumva hari abariyemo ibice nka bibiri muri ibyo by'amateka y'u Rwanda. Ariko icyo tugiye guheraho ni icyo ngicyo kivuga ngo mbere y'uko u Rwanda rubaho, mu mateka ya mbere y'u Rwanda, umurenge wa Rusororo wabaga mu kihe gihugu? U Rwanda rwari rufite ibihugu 29, Rusororo yo yabaga mu kihe? Ukizi arashyira ikiganza hejuru, hanyuma tumuha umwanya akidusubiza. Aho ibihembo ntabwo ngiye kubyisubiranira. Ukizi turamuha umwanya. Yego, reka duhe mukecuru Adele. Rusororo yari mu Rwanda rwa Gasabo. Rusororo yari mu Rwanda rwa Gasabo. Oya, icyo gihe rwari rutaraba u Rwanda. Ahubwo rwari Rusororo ari mu gihugu cya Gasabo. Urakoze cyane. Rusororo yari mu gihugu cya Gasabo. Amanota yawe 2 bayaguhe. Icyo gihe urumva turi mu mbere y'u Rwanda. Ubu niho tugiye kwibanda cyane. Ikindi gikurikiraho, u Rwanda rwarahanzwe. Ninde watubwira amacishirizo y'umwaka u Rwanda rwahangiwemo? Amacishirizo y'igihugu cy'Igasabo cyabaye inkomoko y'u Rwanda cyaba cyarahangiwemo, nk'uko mukecuru Mukacyaka abitubwiye. Amacishirizo, iyo bavuze amacishirizo, kenshi na kenshi bitewe n'uko imibare izwi yari itaratangira kuboneka, baravugaga bati igihugu iki n'iki cyahanzwe mu mwaka uyu n'uyu. Ntabaturusha uwo mwaka. Ubaye amanota nyitwarire koko? Reka tugisubize. Igihugu cy'Igasabo cyabaye inkomoko y'u Rwanda cyahanzwe ahasaga mu 1091. Twagiye ikibazo cya gatatu. Vuga imirenge iriho kuri ubu ngubu yari igize igihugu cyitwa Gasabo. Imirenge, kuko buri ibihugu 29 byose dufite mu muco n'amateka y'u Rwanda byari bifite ubukebe. Urugero nk'Igisaka cyari mu burasirazuba bw'u Rwanda, cyari kigizwe na Rwamagana, Kayonza, Ngoma na Kirehe. Nduga yari igizwe na Kamonyi, Muhango, Ruhango na Nyanza. Igihugu noneho cy'Igasabo cyo cyari kigizwe n'ihe mirenge? Ihereza umusaza nzaba nterura. Ndatekereza ko cyari kigizwe n'imirenge Ubwanacyambwe, kikagirwa iyo dufite ubu. Iyo dufite ubu ngo ku buryo ushobora kubwira umuntu ukamuha ikarita ukamubwira uti igihugu cy'Igasabo, wenda urugero ugiye kwigisha umwana wawe uti igihugu cyitwa Gasabo wumvaga kera, kurubaho ubukebe bwa imbago zacyo zari mu mirenge iyi n'iyi. Umurenge wa Rusororo, umurenge wa Rusororo, umurenge wa Gasogi. Gasogi se n'umurenge wa Ndera. Umurenge wa Ndera. Umurenge wa Ndera. Yego. Umurenge wa Gikomero. Wa Gikomero. Umurenge wa Rutunga. Wa Rutunga. Umurenge wa Nduba. Yego. Umurenge wa Gishaka. Gishaka se n'umurenge wa Bumbogo. Wa Bumbogo. Amanota yawe bayaguhe uko ari 2, ariko harabura mu umwe mushake, kuko ni imirenge ubundi 7, harabura mu umwe rwose. Iwe wawuvuze, shaka undi murenge w'umuturanyi w'iyo mirenge, kandi n'ubwo ahura bugitsinze kuko urumva ko iyo mirenge igize ite, iri hamwe. Shaka undi rero, kurura.
ngo oya Kinyinya urumva Kinyinya koko urumva yegeranye n'iyo mirenge urumva waba wagiye. Reka tugisoze ariko turaguha faveri, turaguha amanota yawe 2. Undi murenge wa 7 ni umurenge wa Fumbwe mu karere ka Rwamagana. Muri make abazi iyo mirenge aho iherereye, iyo uyikuruye gutyo ubona n'ubundi igihugu cya Gasabo cyari kimeze nk'ikirwa. Mu burasirazuba hari ikiyaga cya Muhazi, mu burengerazuba hari icyogogo cy'uruzi rwa Nyabugogo, mu majyepfo hari Rufigiza, ngira ngo murabizi na Rugende uko igiye. Niyo mpamvu cyari kimeze nk'ikirwa cy'igihugu cyari cyarasigaye, abanyiginya bagihangamo igihugu cyitwa Gasabo. Ikibazo cya 4, ibi bihugu tugiye kubabwira byagengwaga n'iyihe miryango migari? Burya mu mateka y'u Rwanda rwo hambere ibihugu 29 byose buri gihugu cyagiraga umuryango mugari ukigenga wari waragihanze, kuko burya ibihugu byose byabaga ari gakondo ry'umuryango mugari wa kanaka. Nubwo twumvise ko Gasabo yari baki, Gasabo yari y'abanyiginya, Igisaka ari cy'abazirankindi. Reka noneho tugende. Igihugu cyitwa Ubuhunde cyagengwaga n'abaki? N'ubuhe muryango mugari? Ni ibihugu 6 byombi bifite amanota 6. Igihugu cyitwa Ubuhunde, yego nzaba nterura Abakonya. Abakonya mu miryango migari, Abakonya urabazi? Dufite imiryango migari 26, muyuzi habamo Abakonya. Oya Abakonya ni akarere, ntabwo ari intuza, ntabwo ari umuryango mugari. Ntabwo ari abenengwe. Oya Ubuhunde ntabwo ari ubwabenengwe. Nushaka gusubiza muze bajye baguha mikoro, mumuhereze mikoro, ntukavuge utayifite. Uzajya ushyira ikiganza hejuru tuyigusabira. Yego muze. Abanyiginya. Oya ntabwo Ubuhunde bwari ubw'abanyiginya, ariko muzaho bwari buherereye. Ubuhunde bundi buba muri Kivu ya ruguru. Ubuhunde bwagengwaga nabo bita Abahunde, bafite inkomoko yabo kuri Gihunde cya Rurenge, bakaba buzukuru b'Abasinga. Igihugu cyitwa Ubunyabungu cyagengwaga n'abaki? Kandi mwirwamo bivuga abaturage baho bahavuye ngo aba nabangaba, none bije mu kibazo kikaba kibananiye. Reka duhere zira musaza muhereze mikoro. Ubunyabungu cyagengwaga n'abashi. Amanota inota ryawe rimwe bari gushya. Reka none turebe igihugu cyitwaga Kingogo. Ubunyabungo ni Kivu y'Epfo. Kingogo cyari igihugu giherereye muri Ngororero. Ngakomeza. Nta cyagengwaga n'Abarera. Abarera muze mu moko y'Abanyarwanda mu miryango migara Abarera babamo. Nego ibyo tuvuga ntabwo bitandukanye n'ukuri kwibiriwe. Ibyo ukuri mukuru. Abarera ni abaturage b'iki? B'Uburera. Nta muryango mugari witwa Abarera ubaho mu mateka y'u Rwanda. Reka duhereze uyu mubyeyi bitwaga Abakiga. Abakiga? Abakiga zibakiga ni. Abakiga ni abaturage batuye Urukiga. Kingogo ni igihugu yego nzaba ntero. Bagwe mikoro. Yego urayifite? Kingogo cyari gituye n'abantu bitwa ntabwo tuvuga abagituye, abakigengaga, abayobozi babo bagihanze. Kuko nabwiye ko buri gihugu cyabaga ari gakondo y'umuryango mugari uyu n'uyu. Kuko bashobora guturamo n'abandi ariko bafite abahanze iki icyo gihugu. Bitwaga ba nyiracyo. Nabaki? Icyo wari ugiye kudusubiza. Reka nkijyanira iryo nota nditware. Kingogo cyagengwaga n'Abazigaba. Reka dufate ikindi, igihugu cyitwaga Ubugara. Ubugara cyari igihugu cy'abandi. Kandi nk'ubwo cyo mvuze cy'Abazigaba wasanga muri mwe harimo Abazigaba. Cyitwa Ubugara cyari igihugu cyagengwaga n'abandi. Muhereze mukecuru inyuma, hereza mukecuru.
ndumva ari abasinga. Abasinga oya ntabwo ari bo. Hereza uwo muzehe uri imbere yawe. abene kagara. Abene kagara mu mateka yawe kuko abene kagara babaho. Ega ni nabyiza ko ibyo tubaza niba muri societe zanyu imiryango migari. Wowe umuryango mugari wawe ni uwuhe? Wabega kuri ubega mu miryango y'abega n'abandi basangiye igihugu. Abene kagara babaho. Cyokora habaho bitwa abega babakagara ariko ni inzu, ntabwo ari umuryango mugari kuko inzu zo ntizagiraga ibihugu. Inzu zasangiraga igihugu ari nyinshi. Igihugu cy'Ubugara cyari igihugu cy'abacyaba. Burya Ubugara bwari buherereye muri ku biyaga bwa Burera na Ruhondo ukagenda ukabirinduka mu Bufumbira. Cyari igihugu cy'abacyaba. Igihugu cyitwaga Nkore cyagengwaga n'abandi. Heza muzehe w'inyuma. cyagengwaga n'abahima b'abashambo. Abahima b'abashambo ubwabo nta nubwo banabaho. Abashambo ni ukwabo n'abahima bari ukwabo. Nkore cyagengwaga n'abandi. Ushyira hejuru baguhe mikoro ntukavuga utayifite kirazira. N'abaha. Abaha nta gihugu bagiraga kuri ubu butaka. Hereza nzaba nterura. Abanyenkore. Oya bitwaga abanyenkore kuko igihugu cyabo cyitwaga Nkore ariko abakigengaga ni bande? Ba nyiracyo bagihanze. Ni Abanyiginya. Oya, Abanyiginya bagiraga igihugu kimwe muri aka karere. Cyitwaga Gasabo cyonyine. Cyaje guhinduka u Rwanda. Reka mbavune amaboko n'amaguru. Igihugu cyitwa Nkore cyangengwaga nabo bita Abahinda. Kongo Nkore y'Abahinda. Kimwe n'igihugu cyitwaga Karagwe. Byose byari ibihugu by'Abahinda. Reka tujye ku kibazo cya nyuma. Igisaka. Igihugu cy'Igisaka cyagengwaga n'abandi. Nzaba nterura Abagesera. Kandi icyo nanagitangireho nanabakopeje sinzi impamvu mwahise mukibagirwa. Nzaba nterura muhe inota rye rimwe. Iki kibazo cyari gifite amanota agera muri 6 ariko wabashije gukuramo amanota ni 2 gusa. Reka tujye ku kibazo cya 5 kigira kiti: vuga abakurambere bahanze ibi bihugu. Tuvuye ku bihugu ababigengaga tugeze ku bakurambere bahanze ibyo bihugu. Bishaka ngo abakurambere bahanze ibyo bihugu ni nabo bakomokaho n'iyo miryango migari. Twagiye igihugu cyitwa Ndorwa cyahanzwe nande? Muzehe yabivuze, ayavuzemo abashambo sibyo ko bataraba Nkore. Ndorwa yagengwaga n'abashambo ariko yahanzwe nande? Nta mushambo urimo hano? Nta nawe mutura? Uri umushambo muzehe? Uri umushambo? Ngatubwira igihugu cyanyu cyahanzwe nande? Ubwo ntabwo muzi umukurambere wanyu. Ibi rero nibyo bituma tuba dushaka kumenya ngo abantu bariyizi. Kuko burya umuryango mugari niwo zingiro ry'umurage dufite. Iyo bavuga ngo u Rwanda ni igihugu cy'umurage uturuka ku murongo abakurambere baba barahanze. Yego hereza muzehe w'imbere. Cyahanzwe na Makara. Makara? Ku gihugu cy'abantu kizanyemo abega muzehe. Makara ko ari umwega kandi icyo gihugu kikaba atari cy'abega. Igihugu cyitwa Ndorwa cyahanzwe n'uwitwa Kanyandorwa Sabugabo. Akitirira izina rye. Niwe sekuruza w'abashambo. Urumva ko muzehe igisekuruza cyawe urumva ko utakizi. Reka tugende ku cyitwa Rwankeri y'Abaguyane. Rwankeri y'Abaguyane cyari igihugu giherereye hariya muri Musanze hagati. Cyari kirimo za Muhoza, za Nkotsi na za Musanze na za Remera muri Musanze. Icyo gihugu cyahanzwe nande? Amateka yacu nubwo turubuze tukagera mu Rwanda rwo hagati ariko icyo twabanje mbere n'imbere y'u Rwanda. Nacyo reka nkitwarire gifite amanota 6 n'ibibazo 6 ariko kimwe cya kabiri Rwankeri y'Abaguyane yahanzwe n'uwitwa Muguyane wa Kibanda. Ubwanacyambwe mu baturanyi ba Gasabo hano hepfo. Ubwanacyambwe bwari bugizwe
na Kicukiro, Nyarugenge, Rwamagana y'Iburengerazuba, hariya hahoze ari muri Bicumbi. Ubundi icyo gihugu nicyo cyitwaga Ubwanacyambwe. Cyahanzwe nande? Ubwanacyambwe. Urusyo murarusyaho, ndabona ibihembo ngiye kubisubirana. Ubwanacyambwe bwahanzwe n'uwitwa Mwongera wa Rurenge. Ntabwo mujya mwumva abita umuryango mugari w'abita Bongera? Mujya mubumva? Nibo rero bagengaga Ubwanacyambwe n'igihugu bitaga Uburiza, bakomoka kuri Mwongera wa Rurenge. Gakondo yabo nkuru ni hano za Kibagabaga, aho muzumva aho bita ngo ni kwa umudugudu wa Nyirabwana. Buriya ni Nyirabwanacyambwe baba bahina, nahundi niyo nkomoko yabyo. Ikibazo cya gatatu muri iki cya gatanu gikuyemo icya gatanu, igihugu cyitwa Ubungwe bwahanzwe nande? Ubungwe no gusubiramo mukiga pe. Niyo mpamvu bisaba ko amateka y'u Rwanda kuyiga igice bituma abantu batayamenya. Buriya ibintu byagiye bituzahaza, burya igiti iyo ugitemeye mu mizi kiruma, nako iyo ugitemye igihimba kiruma, ariko iyo ugihereye mu mizi burya kirashibuka. Niyo mpamvu ubona nkamwe basaza mwatemye ibiti, igiti ugiye kugitemera ugitemera hafi y'imizi kugira ngo kizabone gushibuka. Amateka yacu bagiye batebera mu gihimba kugira ngo atazabona ibishibu, atazabona abantu bayobungabunga. Niyo mpamvu ubona mungana mutyo mufite iyo myaka, ariko amateka mbere y'u Rwanda y'umuzi wo kubaho kwarwo ukabona ntayo. Reka nacyo nkitwarire, igihugu cy'Ubungwe cyahanzwe n'uwitwa Mungwe. Cyari giherereye mu turere twa Gisagara, Huye, Nyaruguru na Nyamagabe y'Uburengerazuba. Icyo nicyo bitaga iki? Ubungwe. Ikibazo gisoza iki gice, igihugu cyitwa Nduga cyahanzwe nande? Nduga yo nayibabwiye yari muri Kamonyi, Ruhango, Muhanga na Nyanza, ariko yahanzwe nande? Ngira ngo abakuru murabizi. Ihereza ndumva yaritwaga Ndori. Ndori koko muzi mu mateka ya Nduga? Ndori mu muzi mu mateka ya hehe? Ntacyo niyo mwavugira rimwe. Ndori mu muzi mu mateka ya y'u Rwanda, azwi mu mateka y'u Rwanda. Hagati y'Ubungwe na Ndori uzi imyaka ihariho imyaka 1200. Nduga yahanzwe n'uwitwa Kibanda. Ntabwo mujya mwumva ngo ni Nduga y'Ababanda. Yahanzwe n'uwitwa Kibanda. Iki kibazo cya gatanu mu manota 6 habuzemo watwaramo na rimwe. Reka tujye, ariko ntago kirasoza di. Harimo ikindi gihugu cyitwa Bugesera cyahanzwe nande? Nzaba nterura. Kimenyi. Kimenyi se ko ari wo mu Gisaka? Kimenyi ni wo mu Gisaka, ntabwo ari wo mu Bugesera. Mu Bugesera. Bugesera cyari igihugu kwacyo. Cyahanzwe nande? Cyahanzwe n'umuhungu wa Gihanga witwa Kanyabugesera Mugondo. Reka tujye ku kibazo kindi cya gatandatu kigira kiti abatabazi b'abacengeri ni bantu ki mu mateka y'u Rwanda? Ntimujya mumva se bita abacengeri? Mujya mubumva? Gaspar ntujya ubumva? Abo bita abacengeri noneho bari bantu ki? Abatabazi b'abacengeri. Reka nacyo ngitware. Ubundi abatabazi b'abacengeri bari ba Yezu b'Abanyarwanda. Iyo mvuze ba Yezu ni ukugira ngo niba muri abakristo mwumve icyo ari cyo. Bari abantu bashinzwe, bahawe umurage wo kumena amaraso yabo kugira ngo u Rwanda rutsinde ibitero rwagabweho cyangwa se rwagabye mu mahanga. Niyo ari inshingano yabo. Niyo bitaga abatabazi b'abacengeri.
mu mateka y'u Rwanda twagize abatabazi b'abacengeri bagera muri 40. Uwanyuma muzi wari we ni Gisa Fred Rwigema. Bwana nawe yabaye umutabazi w'umucengeri kuko yaraswe rugikubita u Rwanda ruratsinda. Abo rero nibo bitaga abatabazi b'abacengeri bagiye bava mu miryango itandukanye ariko myinshi yari iya abatsobe. Kibazo cya 7. Vuga nibura abatabazi b'abacengeri 3 waba uzi mu mateka y'u Rwanda. 3 nibura 3 kuko twagize 40 3 muri bo babo bazi. Ariko nta batsobe bari muri mwe. Ntabo. Abatabazi b'abacengeri babaye benshi ariko muzajya mwumva bo bita Rubona rwa Birege wari umutsobe. Aba ntimujya mubumva se? Hari abo bita Nkoko za Mukobanya mu gitero cya mbere cy'Abanyoro. Hari abo bita Farongo ya Sekarongoro bitiriye Remera y'Abaforongo mu gitero cya kabiri cy'Abanyoro. Hari Fred Gisa Rwigema mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Urumva bose n'abatabazi b'abacengeri bagize bate babaye. Abo bose bamennye amaraso yabo kugira ngo u Rwanda rutsinde ibitero rwagabweho cyangwa se ibyo rwagabye mu mahanga. Kibazo cya 8. Mu miryango migari y'Abanyarwanda nuwuhe muryango mugari ukomoka ku mugore? Kubera iki? Hereza mukecuru. N'abacyaba. Kubera iki rero uwo muryango wakomotse ku mugore kandi tuzi yuko mu mateka y'u Rwanda ubundi umugabo ari ubyara umuryango mugari. Ubwo ubonye 2 ariko gifitane nutubwira impamvu urabubonye ne yose yegukanye. Ibaguhe mikoro. Kubera iki? Kandi urabizi ko umuryango mugari ubyarwa n'umugabo. Kubera iki Nyirarucyaba yabyaye umuryango mugari? Bakomotse kuri Nyirarucyaba. Kuko ise Gihanga yari yaramuciye noneho ajya mu ishyamba. Bukeye rero asangayo ngo witwa Kazigaba. Barashakana barabyarana. Yego. Bukeye rero igihe cyo kugabana abana bamwe bajya kwa Kazigaba abandi bafatwa na Nyirarucyaba nibo babacyaba. Oya iyo ni inzira byaciyemo kugira ngo ubwo ugiye mu nzira z'umurage. Ariko kuki? Ntabwo ari uko ni impamvu ze zituma umuntu ashobora kubyara umuryango mugari. Reka ngisoze gutyo ubwo 2 yawe barayaguha 4 urayahombye. Ubundi impamvu abacyaba bakomoka kuri Nyirarucyaba, Nyirarucyaba yakowe Nkuri. Gukwa Nkuri muzi icyo ari cyo? Gukwa Nkuri mu Kinyarwanda ni amasezerano kwa sebukwe bagirana n'umukwe. Bakamubwira bati mbega nimwe mu nkwano z'Abanyarwanda. Tuguhaye umugeni ku buntu ariko igihe cyose utarakwa abana bazaba kwa sekuru. Bazaba kwa sekuru. Bazaba bitwa Nkuri. Nibyo bita gukwa Nkuri rero. Nuko ngo rero nkuko mukecuru abitubwiye Nyirarucyaba yagizanye amakimbirane mu muryango tutarondora kuko byatwara igihe kirekire. Noneho aratorongera arahunga ajya mu ishyamba ahura n'inyeshyamba yitwaga Gaho. Ntabwo ari Kazigaba ariko ni Gaho ariko w'umuzigabo. Barabana babyarana abana 6. Uwitwa Kagara, uwitwa Karandura, uwitwa Karashi, uwitwa Kabuguma, uwitwa Kanage n'uwitwa Rusengo. Gihanga agiye kuraga abana be bose abona Nyirarucyaba ntarimo. Ahita agenda aterura abana ba Nyirarucyaba bose uko bakabaye ajya kubaragana na ba Nyirarume. Abo bana bose uko ari 6 nibo nkomoko y'umuryango bitwa abacyaba. Nuko rero abacyaba babaye ubwoko bwitwa ubukomoka hehe ku mugore. Mukecuru mu muhamanota ye 2. Reka tujye ku kibazo cya 9. Turafi gusoza ibibazo rusange ku mateka y'u Rwanda. Vuga inkomoko y'aya mazina n'icyo asobanura. Burya mu mateka y'u Rwanda tugira amazina ndangatandukaniro mwenshi muzi. Abasangwa butaka, ibimanuka, abahinza, abakonde n'abagererwa. Reka dutangire mutubwire abasangwa butaka. Kubera ikibiswa abasangwa butaka? Ayo mazina yose ni amazina y'icyubahiro kigomba batuyira u Rwanda ariko nanone akamazina ndangatandukaniro bitewe n'igihe abantu bagereye ino.
yego nzaba ntero abasangwa butaka bituruka kuki abasangwa butaka bigaragara ko aribo baba barabanje mu Rwanda bwa mbere abandi bakaza nyuma bahabasanga ni abaki abatwa mu miryango y'abanyarwanda abatwa urabazi abatwa babaho niko bavugaga iki gihe oya ntabwo tuje mu uko bavugaga kuko ubuhutu butwa n'ubututsi ntibibyarwa biraremwa ni ibintu byaremwe nyuma y'igihe kirekire abantu batangiye kubaho muri uru Rwanda ndetse n'ejo bundi mu 1345 kandi u Rwanda rwaratangiye guturwa muri za 300 abasangwa butaka nibyo n'abatuye hano bwa mbere kuki ni bande reka duhereze ababumbyi ze nibo basangwa butaka oya ububumbyi ni umwuga ntabwo ari inyito iyo bavuze inyito iba yararemwe ikomoka ku kintu runaka kiba cyarabayeho cyane cyane mu iturwa ry'u Rwanda ubundi abasangwa butaka mu mateka y'u Rwanda ni abasinga n'abazigaba kuko nibo batuye bwa mbere kuri ubu butaka barabututira barabutura baraharura barema gakondo z'ibihugu bituwe abandi basanga bigize bite bituwe iryo zina barihawe n'abanyiginya bivuga ngo kuko abanyiginya nibo bageze no kuri ubu butaka basanga abo ngabo bahari barangije ngo bana abaki n'abasangwa butaka abo twasanze ino baraduharuriye amayira baratutiye amashyamba barayatsuye bahangamo ibihugu dusanze ari nyabagendwa noneho izina rya kabiri ibimanuka se n'umujya mubyumva aba biswe ibimanuka ni bande kuki baryiswe ni byiza yuko mujya mumenya amateka y'u Rwanda ntabwo ajya zimangana n'ukubitana n'ijambo ikimanuka uzabwira abana ko riva hehe ngo ni abantu bamanutse hejuru yikubita hasi muri iyi si ya Nyagasani nta muntu wavuye hejuru ngo yikubita hasi ature kuri ubu butaka buri muntu wese afite igisekuza cya kure cyahakomoka ariko si impanuka bivuga iki nacyo nyitwarire hereza mukecuru ngo aragifite muhereza ibimanuka bivuga abantu bazanywe n'impinduramatwara muri aka karere bagahindura imiterere n'imitekerereze ibyari bisanzweho ibimanuka rero ni abanyiginya nibo bitwa iki ibimanuka iryo zina barihawe n'iki n'abasinga n'abazigaba ni ukuvuga ngo we kuko baje bakabasanga kuri ubu butaka bakabona imitekerereze yabo n'imigenzereze yabo idahuye n'ibyo bari bamenyereye bahita babita iki ibimanuka nyamuneka uriya mukobwa umanutse ku kajurwe muzamwitege ibyazanye muzabifatisha amaboko yombi biba bishaka kuvuga ngo ni umuntu uzanye iki impinduramatwara ntabwo ari umuntu uhanutse mu ijuru nyine avuye ahantu ubonaho igitangaza nk'uko abemera mujya mwumva Mose na Eliya cyangwa Mose wakuye Abisirayeli mu Misiri buriya nawe yitwa ikimanuka kuko yakoze ibintu by'ibitangaza noneho izina rya gatatu abo bita abahinza ntimujya mwubumva se abahinza abahinza bo bivuga iki yego nzaba ntero abahinza bari abantu babagirije mu gihe cy'ubwami bakagira ibice bayobora nuko ndimo nubyumva oya abahinza ntabwo bungirizaga babaga bafite barigometse nko ku bwami bakayitwa igihinza kubera ko bafite ahantu ntabwo abahinza iyo ni karagitazi imwe yabaranze mu bihe byo kubaho ku Rwanda ariko iryo jambo rihangwa burya hari inkomoko y'inyito hari n'iby'iyo nyito yakoze abahinzi ubundi mu kinyarwanda bivuga abo rubanda rukesha ibikoma ku mbuto no ku buhinzi nibo bita abahinzi abo nabo iryo zina barihawe n'abanyiginya byo kugaragaza itandukaniro yuko hari abantu babazwaho ibyo ku buhinzi hakaba n'ababazwa ibyo kugira gute ku matungo nko kukubwira ngo urashaka ibigori genda ujye kuri uriya muhinza wo hakurya hariya niwe uyibonaho ababarizwaho ibyo bintu nibo bazi ko barwanya ibyonnyi nibo bazabarizwaho ibishyimbo nibo barizwaho iki ibigori
mwabyumvise impamvu bari bise kandi kenshi na kenshi abo bintu bitwa abahinza babaga ari abantu bahinga bagahunika ibigego byinshi b'abakungu noneho abo bita abakonde bo bari bantu ki ariko ntabwo mujya mwumva ijambo gukonda n'ubu dusigaye tunarikoresha ngo inkonda butaka hereza Gasipari ndabona gifite abakonde ni bantu ki n'abatemaga amashyamba mbere nako n'abajyaga mu mashyamba mbere ubundi ndumva barabitaga izina ryabo ni abakonde kuki baryiswe kandi warutangiye neza komeza n'abakondaga amashyamba bwa mbere inota ryawe nibariguye ni uko ngo abakonde ni abantu bageze hano bwa mbere gukonda ntumuzi icyo ari cyo agafata ubutaka akabagira ubwe ku buryo nta wagira ute nta wabuvogera ngo ntimwumva gukonda icyo ari cyo koko kandi noneho mu nzego z'ubutaka udufite na titre y'ubutaka ivuga inkonda butaka nuko ngo nabatuye hano bwa mbere umva ko batuye hano bwa mbere b'abakonde ni imiryango y'abazigaba n'abaki n'abasinga noneho abo bita abagererwa nabaki ariko ijambo kugererwa ntimuzi icyo ari cyo koko reka duhereze uyu musaza muhereze baguhe mikoro mikoro ndi uyifite yagiye he uyu hari indi nose ni yego abakonde n'abagererwa ni bantu ki abagererwa nk'abimukira baturutse mu kindi gihugu baje nk'abimukira oya abimukira ubwo ni irindi zinuzanye yego yego wenda reka tubita bimukira kugira ngo tubyoroshye ariko se biswe ubwo barimutse bajya hano bitwa abagererwa iryo zina bahawe barihawe kubera iki barihawe kubera ko bari baturutse mu kindi gihugu ibintu byose byo mu Rwanda bishingira ku butaka no kwiturwa ryarwo yego nuko ngo impamvu biswa abagererwa ni abantu baje nyuma bagasanga abandi barakabye ubutaka bakatisha babitaga bacancuro wowe bacancuro oya umucancuro atandukanye n'umugererwa buryo umugererwa wari umuntu wifite umugererwa uha ubutaka bwawe akabubyaza umusaruro akaguha icyatamurimo ubu ratandukanye n'umucancuro umucancuro ni umuntu uza akaguhingira ukamuhereza ibiribwa cyangwa cy'amafaranga ariko umugererwa we ni umuntu wabaga afite imbaraga ze ukamubwira utakira ubutaka ubuhinge hanyuma uzajya umpa icyatamurimo icyanyuma mu mateka rusange turimo kuganira kiravuga ngo vuga nibura imiryango migari 5 yavagamo abiru usa ntimubazi kandi mwasanga muri mwebwe hari imiryango migari yavagamo abiru ariko reka mpere ruhande wowe wambwiye ko uri umwega Christine nanjye nuko uri umwega kazi Gaspari umusindi umubanda umwega umusindi umusinga muze wowe umuhima oya uri umushambo ntabwo abahima abashambo bafatana uri umushambo jya ufata iryo ryonyine hanyuma umuzigaba ndumva imiryango myinshi ihari muri iyo miryango migari murimo aho ngaho ntabwo mwambwira nibura 5 kandi ninjya kugisubiza n'undi ndahera muri iyo ngiyo mufite aho ngaho yavagamo abiru kandi mirwa mubiririmba umuntu yavuga ngo uyu ngo bariya turabazi ngo bavagamo abiru nibura habuzemo n'umwe mwambwira sinzabantera uretse bajye baguha mikoro ntugapfe kuvuga ndumva umuryango w'abega waravagamo abiru oya abega ntabwo bigeze bavamo abiru abahanaho ntabwo bigeze bavamo abiru heza Gaspari nababwiye 5 abasindi nibyo abasinde no bavuyemo umuryango w'abiru yego ubwo inota rimwe bari guhe heza mukecuru abanyiginya no bavagamo abiru muhe muryango uretse Gaspar abasinde bavagamo abiru nabo kwande kuko nubwo bagiraga imiryango migari ariko bagiraga n'inzu
bohereje Gasipari turaje dukomeze. Ni abasindi bo kwita b'abanyaruko kwa Minyaruko ya Nyamukenya. Yego reka dukomeze mukecuru. Abanyiginya bo kwande. Abanyiginya b'abakobwa bo kwa mukobwa wandoba ni bavagamo iki abiru. Nta kinota ryabo ugenda uribaha abandi ubwo hasigaye 3. Hereza uri nyuma yawe muze. N'abazigaba bavagamo abiru. Abazigaba bavagamo abiru nibyo bo kwandi. Aho niho ntibuka. N'abazigaba babakeka bakomoka kwa Mukeka wa Njishe. Nawe inota ryawe bariguye. Hasigayeyo 2. Yego hereza muzehe baguhe mikoro. Iri imbere aho ngaho yego. Abasinga. Abasinga. Bavagamo abiru. N'abasinga bo kwande. Nirinze kubaza inshingano zawo kuko burya abiru bagiraga imitwe myinshi nk'iyo abo bose bumva bafite imiryango migari bakomokagamo byagendanaga n'inshingano. Ntabwo abiru bakoraga ikintu kimwe. Abiru bo basinga nabo kwande. Aya. Nabo kwa Nyabutege bwa Shangwa abo bita abasinga b'abatege. Baguha inota ryawe ntacyo rimwe. Abandi hasigaye inota rimwe. Yego sinzaba nterura. Abagesera. Oya. Yego mukecuru urafite se abandi? Okay reka irya nyuma nditwarire abo bita abatsobe. Abatsobe ntimubazi koko. Kandi ari nabo bazwi cyane mu mateka y'u Rwanda kuko abatsobe nibo banayoboye intebe y'ubwira imyaka myinshi. Babaye abiru bijambo igihe kirekire. Harimo n'abakono undi miryango migari yagiraga intebe y'ubwiru yagiraga muri 7 ariko yo nabajije igera muri 5. Igice cya mbere cy'amateka rusange turayashoje. Noneho rero tugiye mu gushaka igisubizo nyacyo. Iyo dushatse igisubizo nyacyo mbaha ibibazo 5 cyangwa 6 mwebwe mugahitamo icyo mwumva cy'ukuri. Urumva noneho byo ni nka kubinywa nk'amazi byo biraborohereza. Icya mbere icyezezi cy'umuriro wiswe Rwakabyaza cyabonetse mu kirere cy'u Rwanda ku ngoma y'uhe mwami. Iyo bavuze icyezezi ni nk'ubwira kabiri. Icyezezi cyiswe Rwakabyaza cyabonetse mu kirere cy'u Rwanda ku ngoma y'uhe mwami. Ngiye kubabwira abami hanyuma musubize. Cyabonetse ku ngoma ya Kigeli Mukobanya, Kigeli Nyamuheshera, Kigeli Ndabarasa, Kigeli Rwabugiri, nta gisubizo kirimo. Ibyo mbabwiye byose ubwo uri muntu avuga kimwe muri ibyo. Nta gisubizo kirimo ni Kigeli Rwabugiri, Kigeli Mukobanya, Kigeli Ndabarasa, Kigeli Nyamuheshera. Murahitamo umwe mu gisubizo kimwe muri ibyo. Amateka y'u Rwanda ni magari. Reka nkitwarire Kigeli Mukobanya. Kigeli Mukobanya. Oya ntabwo ari we. Yego Ndabarasa. Oya ntabwo ari Ndabarasa. Muze ko mikoro yitinye. Yaragize ngo ugiye gusubiza. Icyo cyezezi cy'umuriro cyiswe Rwakabyaza cyabayeho ku ngoma ya Kigeli wa 4 Rwabugiri. Umwami w'u Rwanda watuye ku Gisozi. Ku Gisozi se ntimuhazi? Ni uwuhe muri aba bami? Kirima wa 2 Rujugiro, Yuhi wa 2 Gahima, Kigeli wa 2 Nyamuheshera, Mutara Rwogera, abo bose barahaguye. Kuhagwa nuko ngo kuhatangira. Mutara Rwogera, Kigeli Nyamuheshera, Yuhi Gahima, Kirima Rujugira, bose barahaguye. Yego mukecuru. Kirima Rujugira yaguye kuri uriya musozi hariya mujya mwumva hitwa ku kibanza cya Kagame. Baguha amanota yawe 2. Kibazo cya 3. Vuga ahantu
umuhungu wa Kigeli Rwabugiri witwaga Sharangabo, ayo ni ejo bundi yahuriye n'umuzungu wa mbere witwa Von Goten. Umuzungu wa mbere aza mu Rwanda yahuye n'uwitwa Sharangabo, wari umuhungu wa Rwabugiri. Bahuriye he? Reba guhereze mikoro. Bahuriye he? Bahuriye muri Bwanacyambwe. Mu Bwanacyambwe? Mu epfo ibutare mu oya Save. Oya ntabwo bige Save se ko hatuye abapadiri mu 1900. Kandi umuzungu wa mbere yageze inaha mu 1900, ntabwo mubizi ko ari 1894. Von Goten nibwo yageze inaha. Bahuriye Ishangi. Oya Ishangi ntabwo bahahuriye. Yahuriye na Sharangabo aho bita Irwamagana mu Buganza bw'Epfo aho yatwaraga. Ikibazo cya kane, umwami wa mbere w'Ububirigi yagendera u Rwanda bwa mbere ku mugaragaro mu wuhe mwaka? Ni 1949, 1962, 1973 u Rwanda Habyarimana afata ubutegetsi, 62 u Rwanda rubona ubwigenge, 49 Rudahigwa sura Ububirigi, cyangwa se 1955. Umwami wa mbere w'Ububirigi harya yitwaga nde? Boduwe. Nuko urumva ko we mumuzi. Yageze ubwa bagwe mikorega ntuvuga utayifite. 50 na kangahe? Bagwa amanota ya 2. Ikindi, igihingwa ngengabukungu cyahinzwe bwa mbere mu Rwanda ni ibireti, ni ipamba, ni ikawa, ni icyayi. Ni ikihe gihingwa? Nta muntu wemerewe kuvuga adashyize ejuru. Yego mukecuru ni wavuze mbere. Ikawa. Oya ntabwo ari yo buryo. Yego ipamba. Oya ntabwo ari yo. Ni ibireti. Oya ntabwo ari byo. Muri ibi bihingwa igihingwa ngengabukungu cyahinzwe bwa mbere mu Rwanda ni ikihe? Ibireti, urutoki, ipamba, ikawa n'icyayi. Yego nzaba nterura. Urutoki. Urutoki koko? Urutoki se ni igihingwa ngengabukungu? Byonyine ubwo nta nubwo ari ngengabukungu. Ntabwo urabizi ko ari ingandurarugo. Ariko hari uriya mubyeyi bucura muri ibi biganiro wari washyize ejuru. Icyayi. Baguhe mikoro ariko. Icyayi. Icyayi. Icyo cyatangiye guhingwa bwa mbere mu 1955. Gahunda yo kwegereza abaturage ubuyobozi twageze hafi noneho. Uturere twabaye 30, mbere twari tungaye. Twari 500, twari 40, 217, 106, nta gisubizo kirimo. Kandi nejo bundi ufite igisubizo ashyire ejuru. Nzaba nterura baguhe mikoro. Nta gisubizo kirimo. Nta gisubizo kirimo oya. Ubwo koko ntabwo muzi mu ruhererekane rw'uturere. Uruhererekane rw'uturere. Uturere kugira ngo tugeme 30. 2006 mbere twari tungaye. Kandi na ntuza na Kabuga yari irimo icyo gihe mbere yaho, karere ka Kabuga, karere ka Gasabo, karere ka Kacyiru. Yego twari 106. 106 baguha amanota yawe 2. Ntibyavuba birimo kubananira koko. Ijambo kugendesha nagendesheje amazu 5. Ryabayeho mbere mu cyahoze ari Ruhengeri. Ryavuzwe nande? Ngiye kubabwira abantu noneho mumbwira uwari wo warivuze. Hari uwitwa Zigira Nyirazo Protazi, hari uwitwa Rucagu Bonifasi, hari Yozefu Nzirorero, hari na Ntuza Ayuruvuga Gasipari. Ni warivuze muri iryo jambo. Yego baguhe mikoro. Rucagu Bonifasi niwe warivuze. Nzaba nterura. Ayuruvugo Bonifasi.
ariko ubwo ntabwo mugeze muryumva, ntabwo mubyumva. Naragendesheje amazu 4 5 ryabaye n'incyurucyogere nako imvugo y'icyamamare kuri ijambo kugendesha ni nabwo ryadutse. Ay'uruvugo Gaspard. Icyamunani, mu migenzo y'ibwami imihango yo gufukura amariba yakorwaga baterekera hagamijwe iki? Kuvuma abashumba, guhosha ibyorezo by'indwara n'amatungo, guha inka amazi ahagije, guterekera abakuru. Nta gisubizo kirimo. Habagaho cyo bitaga gufukura amariba. Gufukura amariba byabaga bigamije iki? Kuvuma abashumba, guhosha ibyorezo by'indwara mu matungo, guha inka amazi ahagije, guterekera abantu. Nta gisubizo kirimo. Nanjye ngo ay'uruvugo nzaba nterura guha amatungo amazi ahagije. Oya, yego muze guterekera abantu se gusa abantu koko urumva imihango yo gufukura amariba urumva ihuye no guterekera abantu koko kumara nk'inyota. Oya, ntabwo ari cyo bivuze. Iyo ari umugenzo wakorwaga kuko hari ikibazo kigiye kugira gute gukemuka. Ni umugenzi wakorwaga bashaka guhosha indwara z'ibyorezo mu matungo. Ikibazo cya 9, umurishyo. Tugiye ku ngoma noneho. Wibutsa itsitsurana ry'u Rwanda n'igisaka witwaga ngo iki? Witwaga umukarago, witwaga tubarusha umwami, urukina barenzi, zigeze ikaragwe. Uwo murishyo nta wubaho. Igisubizo cy'ukuri ni iki? Ndimo kubaha byinshi ngo muhitemo. Yego muze. Zigeze ikaragwe. Zigeze ikaragwe oya. Buriya ibintu byinshi tugira mu mateka y'u Rwanda ni ibintu bibika amateka. Dusubiriremo ikibazo. Umurishyo wibutsaga itsitsurana ry'u Rwanda n'igisaka witwaga ngo iki? Witwaga umukarago, witwaga zigeze ikaragwe, witwaga tubarusha umwami, urukina barenzi. Nta gisubizo kirimo. Uwo murishyo ntubaho. Ubwo muri ibyo byose mvuze uravuga ikiricyo. Uwo murishyo ntubaho, cyangwa witwaga urukina barenzi, cyangwa witwaga zigeze ikaragwe, cyangwa se witwaga tubarusha umwami cyangwa umukarago. Yego urukina barenzi. Witwaga urukina barenzi oya ntabwo ariho. Hereza umukuru. Witwaga tubarusha umwami. Bagwa amanota yawe 2. Ikibazo cya 10 aricyo gisoza ibibazo byo guhitamo igisubizo nyacyo. Umwiru wa Karinga. Umwiru wa Karinga yabaga ari uwe muhe muryango mugari. Abahondogo, abakobwa, abanyakaringa, abenengwe n'abazigaba. Nuwuye. Ntabwo wemerewe kuvuga udashyize ikiganza hejuru muze. Baguhe mikoro. Mumuhereze. Oya habanjuri yereka banze uwo nguwo n'ikimone. Abega. Abega se twigeze twumva ko bari mu biru. Abanyakaringa. Bitwaga yego abanyakaringa nibyo. Ariko reka mbasubiriremo. Abahondogo, abakobwa, abanyakaringa, abenengwe n'abazigaba. Abahondogo. Abahondogo twabavuze mu biru. Hereza mukecuru. Abakobwa. Nibo bari abagenga barinda Karinga. Burya Karinga ryari itegeko nshinga bivuga ngo umuryango inzu y'abakobwa mu Banyiginya barabarinzi bitegeko nshinga. Mumuhe amanota ye 2. Noneho tugiye ku gice cya 3 kivuga ngo guhitamo yego cyangwa boya. Nuhitamo oya uratubwira ikiri cyo, nuhitamo yego ubwo nawe urabugitsinze niba ari cyo koko. Ikibazo cya mbere. Mwese muri bakuru, umwaka ngiye kubabwira mwari muhari. Umuganda wihariye w'abagore wavanyweho mu 1989. Ntabwo muzi ko habayeho umuganda abagabo n'abagore bagakoregeke kagira abagore bakabakura ku muganda ugakora abagabo. Wakuweho ryari? Ibya mbere byo byari byabananiye noneho tuje mu byavuba. Kandi uyu mwaka bamwe ndabona abase ntimwawukoze. 89.
ni umuganda w'abagore w'abagore ukurwaho ariko wigeze gukurwaho yego wakuwe mu 1989 nibwo wakuweho. Icya kabiri guverineri w'intara y'amajyepfo yitwa Gasana Emmanuel. Siwe se baguhe mikoro ntabwo ari we ninde noneho yitwa ndi Arisa nde Kayitesi baguha amanota yawe abiri baguha amanota yawe abiri. Bisangwa bya Rugombi turi yaguye mu gitero ingabo ze zagabye ku kigo cy'inkambi ya Nyabisindu mu mwaka wa 1896. Rusangwa bya Bigombi turi yaguye mu gitero ingabo ze zagabye ku nkambi y'ingabo z'u Rwanda z'Inyabisindu. Yego koko Bisangwa bya Inyabisindu surahaze hari Nyabisindu ya Remera na Nyabisindu yo mu majyepfo kuko bigeze baharwanira. Oya yaguye hehe Ishangi ubu ni muri Nyamasheke. Icyezezi cy'umuriro cyiswe Nyakotsi cyagaragaye mu kirere cy'u Rwanda mu mwaka wa 1910. Ni yego cyangwa ni oya? Ukiza ashyira ikiganza ejuru apana kuvugira mu matamatama cyangwa ngo uvuge. Ni yego cyangwa ni oya? Iyo uvuze icyezezi rega niba twitwa byantuza bya yego hereza muzehe baguhe mikoro. Ni yego baguha amanota yawe abiri. Ingangurarugo ni umutwe w'abana bakuranye n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa atari imiko. Ni yego cyangwa ni oya? Ingangurarugo ni umutwe n'ingabo turazizi twese zakuranye na Rudahigwa Mutara Rudahigwa inkubito y'imanzi. Ingangurarugo si ingabo zo muri Nyaruguru. Sizo muri Nyaruguru. Nta kibazo giharaho zaba ziri hose ariko ikibazo twibaza ntabwo ari kuri Rudahigwa. Igihe cyazo ubwo urasubiza oya cyangwa yego ubone gusobanura. Ni oya. Noneho dusobanuye kiri cyo rero. Ingangurarugo zari igihe cya Musinga. Ingangurarugo nyamara wari ubitangiye cya Kigeri nde Kigeri Musinga. Musinga ntabwo yigeze yitwa Kigeri. Yego bagwe mikoro. Kigeri wa kane Rwabugiri barayagabana. Umwe uramuha rimwe kuko yavuze oya undi wacyujuje uramuha irindi nota. Indirimbo yibaza igihugu cyacu cy'u Rwanda yitwa Rwanda rwacu. Baguhe mikoro nukavuga udafite mikoro yimuhereza uwo nguwo ariko ntubongere gukora iryo kosa mubyeyi. Oya yitwa Rwanda nziza. Baguha amanota yawe abiri. Intara y'Amajyepfo igizwe n'uturere 7. Niba ari yego urabuvyemeje, niba ari oya uratubwira ikiri cyo. Yego nzaba nterura. Yego oya ntabwo ari y'Amajyepfo. Oya ni oya. Kandi nari nagisubije ko ari oya nyine n'abakwakana ni 6. Ahubwo ubwo igisigaye niba ngiye oya nayitanze musigare mutsiganira rimwe. Ni tungaye. Ni 6. 6 oya. Ni 8. Ni 8 muze mu muhe rimwe. Izina Kabgayi ryakomotse kuri Bwayi wakomokaga mu bwoko bw'abakobwa. Kabgayi numumizi se ko rikomoka nyine ku mubo mukurambere witwaga Bwayi wakomokaga mu muryango w'abakobwa. Niba ari oya yegurikiriza, niba ari yegurikiriza, niba woye tubwira uwari we. Yego ndaba nterura. Ni yego. Yego ya ntabwo ari yego. Ubwo icyambere cyo oya iratsinzwe. Ahubwo ninde none umuryango mugore yakomokagamo. Yari umubanda. Bwayi yari umubanda.
erega burya biranoroshye kugira ngo mujye mubyumva usibye ko bisaba kugira ngo musubiremo muzige kenshi na kenshi bakubwiye ngo igihugu cyagengaga n'aba ngabo abakomeye benshi baba muri icyo gihugu baba bakomoka mu muryango mugari nk'aho ngaho urugero nka Nduga yatwarwaga yari Kamonyi Muhanga Ruhango na Nyanza bishaka kuba ngo rero kugira ngo umuntu yitirirwe umusozi nuko abakomoka muri iyo miryango yahanze iki icyo gihugu mwabyumvise reka umurishyo w'ingoma witwaga Inyanja wahimbwe n'umwiru witwaga Segushimwa ku ngoma ya Yuhi Gahindiro ni yego cyangwa ni woye Nitwarire ni yego ndakijyaniye icyanyuma mu bibazo bya yego na oya kiragira kiti u Rwanda rwigaruriye uburiza n'ubwanacyambwe ku ngoma ya Kirima wa mbere Rugwe urumva u Rwanda rwageze ubwo rufata gahunda yo guhuza bya bihugu 29 bikaba igihugu kimwe igihugu cy'uburiza kigaruriwe na Kirima wa mbere Rugwe ni yego cyangwa ni woye baguha mikoro ni yego baguha amanota yawe abiri tugeze ku gice cya nyuma si kenshi abantu bagitsindwa ibisakuzo ibisakuzo byo ni umuco utaracika abantu barasakuza bigatinda harya ngo ushakuje ku manywa biki kubera iki babivugaga gutyo burya mu mateka y'u Rwanda u Rwanda dutanga umwanya wacu ku bintu bibiri tubitanga mu gitaramo n'umurimo burya rero kukubuza gutarama ku manywa ngo uzaba umuserebanya ni umuze watumaga babuza abantu kunebwa ngo bihamire mu gitaramo bibagirwe yuko umurimo ugize ute uhari ubu rero ntabwo tuba umuserebanya kuko n'ubundi ubu turi ku murimo twagiye rero sakwe ko mutikiriza sakwe soma nteye igiti gisakaza amasami hose mu Rwanda ibisakuzo ntimubizi koko nteye igiti gisakaza amasami hose mu Rwanda oya ntabwo wemewe gusubiza udafite mikoro yewe hereza uwo nguwo imvura ntabwo ari cyo hereza nzaba nterura izuba oya ega ibisakuzo ubwabyo byahanzwe mu 1510 bihango n'uwitwa Nyirarumaga ngira ngo mujya mumwumva ibisakuzo biremwa byaremewe gutoza abantu kunyaruka mu mitekerereze bagashaka igisubizo gihanitse niyo filozofi yabyo nuko ngo mu munota umwe ukavuze nk'ibisakuzo nka 40 ariko nanone ukagenekereza nteye igiti gisakaza amasami yose mu Rwanda izuba se bararitera umurabyo oya ntabwo ariho hereza wowe inyuma nawe ijwi oya ijwi ariko ntabwo ari ryari ryose yego ntabwo ari ry'umuntu wari we wese wari hafi kugishyikira rwose ugikabakabyeho hafi aho ngaho ijambo rya perezida nteye igiti gisakaza amasami hose mu Rwanda ni ijambo ryande we n'igishya n'ubundi ariko kirazwi kuko ntabwo ari icya byari byo byose ubwumva niba kimaze imyaka igera muri 62 ntabwo ari igishya sakwe cukuye urwina sinatara ariko ko mutikiriza rimwe ngo soma ntabwo mwese mushaka gusakuzwa sakwe ncukuye urwina sinatara mucyacu ugiye kukica iriba ariba se buriya koko iriba kuricukurira amazi ni urwina ubucukuye koko ukiza arakica rwose nzaba ntero wakimenye se mukime oya tuwarete ufite ibintu utaramo nyamuneka ntabwo ubizi igihandure ibisakuzo nababwiye ni ugutoza umuntu gutekereza kandi agatekereza ibigize bite ibihanitse sakwe bwira Rugano uti urugango haragusize
bwira rugano uti rugangura aragusize. Ubwo ntabwo mwahita mutekereza ibintu bitajya bisigana koko kimwe reka dazira mubyeyi. Genda umva ari ikirenge. Ikirenge ni ikize. Urugo mbere kureba ukumva ko ari ibintu bibiri bitasigana. Bwira rugano uti rugangura aragusize. Rugano ni iki? Rugangura ni iki? Uhita ubitekereza. Yego nzaba ntero. Umunwa n'amazuru. Umunwa n'amazuru ntabwo bigendana kimwe ni ibintu kimwe gishorerana n'ikindi. No muntu n'igicucu cye. Oya. Umutima n'inyama. Sakwe. Fata umuhini mfata undi. Tujye gusekura ibidasekura. Gusekura ibidasekura. Bitanoga. Fata umuhini mfata undi. Tujye gusekura ibitanoga. Ubwo urumva ko bitewe n'imiterere y'ibisakuzo uhita utekereza iti ni ibihe bintu ushobora gusekura. Niyo wasekura akajana ntibinoge. Ni ibiki? Amabuye. Amabuye aranoga. Amabuye aranoga rwose urasekura akanoga. Mu kimpe umusenyi. Sakwe. Hari ikintu kibaho usibye wowe n'abandi barakigira. Mu kimpe oya hariho abantu batagira amaso se ntibabaho. Hari n'abatagira amaso. Urukundo. Rukundo yawe urwango rwaraganje. Mu kimpe izina. Hari ikintu kibaho usibye wowe n'abandi barakigira. Igisakuzo ni ikintu kiza kirangiza ikibazo cyose ku buryo uri ntagondwa. Ari amaso harimo abafite ubumuga bwo kutabona. Ari amazuru hari abadahumurirwa. Ari amaso nibyo ariko izina ryo turayisangiye. Sakwe. Hita Nyarubuye, hita Nyamishaba tuzahurira i Nyanza. Hita Nyarubuye, hita Nyamishaba tuzahurira i Nyanza. Yego uriya mubyeyi w'inyuma. Imihanda. Hari aho imihanda igera igacika. Hita Nyarubuye, hita Nyamishaba tuzahurira i Nyanza. Amazi. Oya amazi se ntuzi ko ageraho akageraho agarukira. Umuyaga. Oya. Urubariro. Hita Nyamiyaga, hita Nyamishaba tuzahurire i Nyanza. Maze umurenge uhangane dushigaje ibisakuzo bitatu hanyuma tugahita tubaha umwanya bakatuganiriza. Sakwe. Soma. Imisozi yarahiye hasigara rukumbi rwashaza. Imisozi yarahiye hasigara rukumbi rwashaza. Baguhe intuza baguhe mikoro ntukavuga utayifite. Amabuye. Nta kindi. Igisindu mu ruhira. Ayo manota ni muyagabane. Hari igisindu mu ruhira, hari umugina, hari ibuye cyangwa iki inzira. Icya 9. Sakwe. Soma. Inkange nyizirika ku nzira wanyuze hose agashitura. Inkange nyizirika ku nzira unyuze hose ashitura. Mukecuru bakiguye. Baguhe mikoro. Urutoryi. Baguhe amanota yawe 2. Igisakuzo cya nyuma aricyo dusozerezaho. Sakwe. Inyama y'urusaku mu rugo rw'imiseke imbere y'inyamagano. Inyama y'urusaku mu rugo rw'imiseke imbere y'inyamagano. Mukecuru yashyize ikiganza hejuru. Ururimi mu menyo. Murakoze cyane. Ikiganiro twari turimo kibazo ku mateka n'umuco kirasoje.
ikigezweho mu gihe bagiye kudutoraniriza ababa bahize abandi bagahembwa. Reka tube duha ikaze umuyobozi w'umurenge atubwire incamake y'umurenge wa Rusororo twaje gutaramiramo muri uyu munsi. Nyakubahwa gitifu umurenge wa Rusororo, umwanya ni uwanyu ngo mutubwire ibigwi n'ibirindiro umuhamuro n'umuzi waho wa Rusororo twaje gutaramira hano uyu munsi nka TV1 na Radio 1. Umwanya ni uwanyu. Murakoze cyane. Umurenge wa Rusororo nko mwari mubivuze ni umurenge utuwe n'abaturage, ni umurenge ufite utugari 8 ukagira ibikorwa remezo bitandukanye. Umurenge wa Rusororo ni umurenge uzwi, utahazi atekereza ko ari uyu musozi wonyine, nkuko bisanzwe bizwi yuko n'umuririmbyi yarabiririmbye ni agasozi keza ka Rusororo. Ni umusozi mwiza wambaye neza, wambaye amazu meza, wambaye abantu beza, ibikorwa remezo bitandukanye, ariko n'ibidukikije nabyo birahari. Akaba ari umurenge rero ufite ubuhinzi muri ibyo bice nababwiraga biri hirya y'umujyi, ariko ukagira n'ubucuruzi muri centre zitandukanye. Ariko umujyi, ahari umujyi cyane ni umujyi wa Kabuga, ariko ubucuruzi buri hirya no hino. Akaba ari umurenge ukomeza guturwa kuko uracyafite ahantu henshi ho guturwa heza, hubakwa koko n'inzu zijyanye n'icyerekezo ndetse bijyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Akaba ari umurenge ufite ikice cy'inganda, zikaba nazo zaratangiye kugeramo mu gice cyo hagati ya Ruhanga na Mbandazi ndetse na Bisenga. Hari inganda rero zirimo zihubakwa, ari n'izindi zimaze kuhagera, ku buryo iterambere ry'uyu murenge urireba hafi, bitari kera uko abantu bazajya bakomeza gutera imbere, kuko izo zose iyo zije zitanga akazi ku batagafite, kuri ba bandi badakora imirimo y'ubuhinzi bashobora kuba bakora ako kazi muri izo nganda. Numva abaturage baho n'abaturage bumva bashaka iterambere kandi barishyiramo imbaraga nyinshi aho bari, kandi barasobanutse nk'uko mubareba. Nubwo ari abakuze, ariko n'abakuze bacu bazi, batanga n'amasomo ku batoya, bikabigisha ko bagomba kubaho badataye umuco nyarwanda, bagomba kubaho bagerageza gukora cyane kugira ngo bazagire aho bigeza. Harimo amashuri menshi, ari ayigenga ari n'aya leta. Abana ntabwo bafite ikibazo cyo kwiga. Uyu munsi ho byaranakemutse, ibyo kuyata ntibikibaho, kuko abana bose bafatira amafunguro ku ishuri. Ni politike nziza leta yacu yashyizeho kugira ngo buri mwana wese yige mu bushobozi buhari, ariko kandi leta ishyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo abana bose bige. Uwo niwo murenge wa Rusororo nagira ngo mbabwire. Urakoze cyane gitifu umurenge n'umurenge wa Rusororo. Iyo tugiye mu nyito abaturage baguhaye amashyi, bukomeje mikoro ntabwo turasoza. Hano turi mu mateka. Iyo usuzumye inkomoko y'inyito y'ahantu, ibifite inkomoko. Ese ku gasozi keza ka Rusororo, Rusororo ikomoka izina Rusororo. Ako gasozi koko karahari, gahereye mu buhe mudugudu kitwa Rusororo nyirizina, kitiriwe uyu murenge? Ako gasozi keza ka Rusororo naha. Uyu musozi niwe witwa Rusororo hatu. Abakurikiye rero TV1 ngo agasozi keza ka Rusororo ni hano mu mudugudu wa Kigarama,
hano hari icyicaro cy'umurenge hahandi mwumvaga muririmba umuhanzi yaririmbye ngo yahasanze umwana mwiza yahabonye ni ahangaha twicaye. Ibyiza ushobora kuratira abakurikiye TV1 na Radio 1 ni ibihe umuntu yaza gusanga Rusororo ubundi akashikira akaza yiruka? Ni byinshi bimwe nabivuze ariko uyu musozi kuwutura byonyine birahagije kugira ngo ube witwa kutuye neza mu mujyi wa Kigali. Yego. Urahasanga abeza bahatuye. Yego. Ariko kandi batuye na neza. Batuye na neza. Yego. N'ahandi hose ushobora kuvuga uti wabona ikibanza ukubaka. Ariko ikibanza cya muri Nyagahinga kuri aka gasozi keza ka Rusororo muri Kigarama. Uhaza nawe uziko wifite wiyemera wewe wikwije. Ni byiza cyane rwose. Bigatanga ishema rero. Kindi cy'umwihariko dutuye n'imbere y'ingoro. N'ingoro y'umuryango FPR Inkotanyi uri muri Kigarama. Muri Kigarama. Umva yuko mutuye hakomeye mugatura heza cyane kandi hakomeye. Yego. Byiza cyane. Dusoza ikiganiro tugiranye, ese hari ibimenyetso ndangamateka byaboneka muri uyu murenge wa Rusororo? Ibimenyetso ndangamateka bimaje kubaho ari byinshi, hari ibya mbere y'u Rwanda, hari u Rwanda ruhangwa yubaka rwarwo, ndetse n'ibya nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, byose bijyana n'ibimenyetso ndangamateka u Rwanda rwabayemo. Mwatubwira muri make ibya bihari? Muri uyu murenge ntabwo ari byinshi, ariko nanone ibitari byiza byabaye muri iki gihugu nk'uko mwari mubivuze, kuko jenoside ntabwo yabaye ahandi gusa, hano yarahabaye by'umwihariko. Iyi misozi myiza ubona yari ituwe n'abeza ariko bishwe muri jenoside. Dufite inzibutso rero, dufite urwibutso i Ruhanga ari narwo rwibutso rw'akarere ahashyinguye 37,000 birenga. Uyu munsi dufite nanone ibuye ririho amazina hafi ahangaha kuri Maison de Jeunes abiciwe kuri uyu musozi, nubwo bagiye gushyingurwa i Ruhanga ariko biciwe hano. Turahibukira rero hose. Ahandi ibindi bintu biranga imbere kera cyangwa se imbere y'ubukoroni cyangwa se mu mateka yandi, ntabwo ari byinshi hano kuri uyu musozi. Ntabwo ari byinshi, gusa icyo bavugaga nuko bigaragara yuko turi munsi yahaherewe u Rwanda. U Rwanda rwahereye mu mateka nk'uko babigaragaza i Rutunga, kandi turi munsi gato y'Irutunga. Iyo uganiye n'abaturage ruguru hariya begereye Gikomero na Rutunga, bakubwira amateka ariko bakanakubwira uburyo bibanezeza cyane kuba bari hafi y'aho u Rwanda rwavukiye muri Gasabo i Rutunga. Ubwo rero basangiye amateka y'icyo gice, kandi koko niko imisozi iteye, kuko ni uruhererekane kugira ngo ugere Rutunga. Reka ahubwo mbamara impungenge ujye ubwira abaturage banyu yuko iri Rusororo ari i Rwanda, kuko buriya igihugu cy'Igasabo cyabaye inkomoko y'u Rwanda. Igihugu cy'Igasabo cyabaye inkomoko y'u Rwanda mu mirenge 7 kuri ubu yarigize icyo gihugu, harimo na Rusororo. Harimo Rusororo, harimo Ndera, harimo Bumbogo, harimo Nduba, harimo Gikomero, Rutunga na Fumbwe. Iyo mirenge niyo yagize igihugu cy'Igasabo, aho niho bitahe i Rwanda. Ntibazongeye kugira impungenge yavuga ngo turi mu gikari cy'u Rwanda, ahubwo bagize bate barurimo. Dufite n'ahantu hitwa i Rwanda. Wowe mu gihugu cyitwa Gasabo. Ayo ni amakuru meza kandi igihugu cyitwa Gasabo cyabaye inkomoko y'u Rwanda. Aho ubutaka bwacyo bwari buri harimo n'umurenge wa Rusororo. Kuko uko bikase urebye ishusho, ubundi Gasabo yari imeze nk'ikirwa. Reba ikiyaga cya Muhazi, reba icyogogo cya Nyabugogo urakireba, uce Rufigize urayireba, uzutambuke Rugende ufata ahangaha ugere za Fumbwe. Nuko ubundi Gasabo yari kase. Urumva rero yuko naha ni i Rwanda. Nibyo kabisa. Ahubwo mwimakaza u Rwanda n'abandi mu rwamamaze hose barumenye.
murakoze cyane. Murakoze cyane umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusororo. Njye nitwa Umusizi Nsanzabera Jean de Dieu, ndi umushakashatsi ku muco n'amateka y'u Rwanda, aho maze kwandikamo ibitabo bigera mu 110. Nanjye ndi umunyarwanda w'induba. Urumva yuko twese turi i Rwanda. Murakoze cyane. Reka rero dukomeze tuganire, turi hafi kugera ku musoza, amanota yabonetse, ariko mbere yuko dusoza reka duhe iminota 10 abasaza mu duhe nibura wagira ikivugo, wagira niyo wagira nawe igisakuzo uzi watitubwira cyangwa icyo watubwira wabuzi mu mateka y'u Rwanda. Reka duhe umusaza ntacyo nyura hariya haruguru, ariko ubanguke. Mukecuru, tubwire muri make umuco wo hambere n'ibyo wabuzi wasangiza abakurikiye TV1 mu mateka ya kera, byaba iby'iwanyu mu rugo, byaba iby'Urusororo aho utuye cyangwa aho ukomoka cyangwa washingiye. Nta kibazo, iwacu ni i Rwanda. Baguhe mikoro. Nitwa Pasikaziya Mukamparirwa, navukiye i Kayanga hariya muri Gikomero. I Kayanga? Nuko nawe uri umunyarwandakazi wahavuye. Ni naho wavukiye? Harya umuryango mugari wawe n'uwuhe? Umuryango mugari ni Gasagara. Oya, umuryango mugari yandi twavugaga. Ubwoko se? Ni Umusinga. Umusinga? Buriya warahavukiye, warahashatse, iwanyu barahashatse. Uzi gakondo nkuru yanyu y'Abasinga iba muri Rutsiro? N'Abasindi. Abasindi? Niba uri Umusindi hariya ni iwanyu? Nibyo rwose, buriya gakondo yanyu niho iri. Abasindi bose basakaye igihugu bavuye hariya. Nuko ngatubwira. Ubwo rero nyine kera mu mabyiruka yacu twasanze mbese abana bubaha ababyeyi, umukobwa akaba mu rugo akamenya inka, inyana za se baba bagiye nko hari aho bagiye ukazahirira, igihe cyagera mbese ukazigaburira bakaza gusanga zimeze neza. Bakora imirimo yo mu rugo, nta murimo wo ku gasozi wabazwaga, kereka iyo baba gukira umwana mbese ujya kuragira nk'inka cyangwa nk'inyana. Naho ubundi iyo wabaga umaze kuba inkumi wabaga mu rugo. Urakoze cyane, urumva ko udusangije amateka yo kugaragaza uburyo abana bubahaga ababyeyi kandi bakubaha n'inshingano. Nawe undi ufite icyo yatubwira? Aha umubyeyi Mukacyaka hakurikiyeho Nzabanterura. Umwami Rudahigwa yayoye igihugu cy'u Rwanda, yatwaye igihugu cy'u Rwanda neza, nubwo yari afatanyije n'intuza n'abakoloni. Muri za 55 hari yakuyeho ingoma, yakuyeho ubuhaki. 54? 54 yakuyeho ubuhaki. Yego. Hanyuma abo babaga barahatse mwagabanaga inka, habayeho ubugabane. Uwaguhatse wari uguhatse mwagabanaga inka yaguhaye, noneho ubuhake buvaho. Ese ko mbona mu gihe cya Rudahigwa wari umwangavu? Nari umwangavu. Wigeze umubona? Naramubonye kandi nanigaga Isave. Wigaga Isave? Nibyo birumvikana. Ngoma Rudahigwa wumve, niga Isave nateze n'amasunzu. Nibyo wateze amasunzu? Twebwe twateze amasunzu. Nibyo. Turerwa n'abazungu b'ababikira ba Seri Blanche. Mu bene bikira? Oya, ababikira bera bitwa ba Seri Blanche. Ndabareba. Mu ishuri bitaga normal primaire. Ndayireba. Ubu ni intuza Saint Bernadette. Saint Bernadette. Saint Bernadette ndayireba. Iyi niyo twizemo. Ndayireba. Noneho umwami Rudahigwa duteze amasunzu, twebwe twaje kumusaba kuyakuraho. Kuyogosha, wabyita kuyogosha? Kwandika ibaruwa, nyine twandika ibaruwa tumusaba ngo turike amasunzu. Aratwemerera, aradusubiza, tutega umusatsi nk'uwo wawe. Ntabwo twapfuye kuyakuraho. Ariko se mu by'ukuri ukurikije kuri mukuru ndumva waranayateze, ubona adakwiye kugaruka? Ubona atari meza amasunzu koko? Ngo twari mu majyambere, abakobwa bize cyane, agapfa
ariko burya ariko imyaka ya twagombye kubisaba nuko ariko nkwibariza ikibazo ubonye imyaka yawe gutega amasunzu n'ibyo mukora za menshi no kunyereza byose ubona atari modeli uzi ukuntu twabigenzaga twanyuzagamo tukarisokoza turi bihengetse kugira ngo amasunzu rero mbona akwiye kugaruka jya wegereza mikoro muri umwe mu bayateze ariko Rudahigwa niwe watwemereye nuko urumva ko ayo makuru adufitiye akarusho yahuye na Rudahigwa rwose hanyuma abanyarwanda baguma nuko nta wundi wagira ibyo adusangiza nzaba nterura baguhereze mikoro mujye muyegereza kugira ngo twumve cyane ni byiza ko tugeze mu mwanya mwiza wo kuganira kandi ukaba uri umwe mu bantu bazi amateka y'u Rwanda nagira ngo tumare amatsiko ku bintu biri muri uyu murenge wacu wa Rusororo byitwa insigamigani hari aho bavuga ngo utazi akaraye ifumbwe arazi ifu hari ahantu hano muri Rusororo hari igiti kinini cyane cyitwa ikigabiro kiri hariya bitwa mu kigabiro bavugaga ngo naho igisaka cyagabaniraga n'u Rwanda hakaba naho bavuga ngo bateye Rwaserera naho bavuga ko ari hano bari muri kugira ngo dufashe tugira ngo ducire amasiko muri iyo kintu. Urakoze cyane ni ikibazo ubajije kandi nacyo ntabwo ari kibi kukibaza. Ikigabiro kiri gicaca burya harya gicaca iri muri Rusororo. Burya rero nyirizina kira kigabiro gihari cyari kigabiro cya Ruganzu Bwimba watwaye u Rwanda mu 1312 kugeza 1345. Burya Ruganzu Bwimba niwe mwami wa nyuma watuye Gasabo. Nyuma yaho abandi bagiye bimuka uko bagendaga bafata buri duce. Iriya jambo rero ngutayaza karaye ifumbwe arazifu ntabwo ari muri Rusororo urumva ni muri fumbwe. Ariko sinabura kugusobanurira buriya aho byaturutse abanyoro baje gutera u Rwanda mu 1378. Baca hano abanyoro urabazi bari mu burengerazuba bwa Uganda bwa ruguru. Bamwe bamanutse gutya abandi baca hano. Abaciye hano rero bagiye kuri umusozi wafumbwe bawugariza abaturage. Umuturage yareba ati mwa baturabye utaza karaye ifumbwe arazifu. Nuko ngo ufite ibyarya nabirya undi afataga twangushya agende kuko twagize dute twatewe. Iriya ni imvugo y'iki y'amarenga. Urumva rero yuko uzashaka igitabo cyitwa ibirari by'insigamigani igitabo cya mbere byose uzabisobanukirwa uzasangamo izo nsigamigani zose. Igitabo cya bateye Rwaserera. Rwaserera ni umuntu wabayeho nawe Rwaserera yari umuntu. Inzara yarateye baragenda baramutera ibintu bye barabimara noneho bamaje kubimara bihobamo insigamigani yuko bamuteye. Gutera Rwaserera ni ukuzana intugunda. Bavuga ngo nawe yaratuye muri Kanuka muri no murenge. Ntabwo amateka ndibuze gukurikirana neza icyo nzi nuko yatuye mu Bwana cyangwa icyo ntaramenya ni yego ni hano mu hepfo hagana kuri 19 muri 19 ahubwo urumva ayo nama makuru mpaye ku 19 wambo kugeza Masaka. Urumva ko nabyo ni byiza. Reka dusoze hari ikintu ushaka kuvuga mubyeyi Mukacyaka muhereze mikoro. Uyiyegereza ariko indirimbo yitwa Agasozi keza ka Rusororo yaririmbwe na Deo Karimba. Ariho muraziranye se? Yigeze kuba mukuru wa Kagari ariko agomba kuba ararwaye ariko aracyariho. Arahari? Uzi yaba ari hano koko ngongera ararwaye. Deo Karimba niwe wayiririmbye. Niwe wayiririmbye. Ku Gasozi keza ka Rusororo aha ngaha twicaye. No warokotse hano. Ni mukuru wayiririmbye. Muri Jenoside. Ariko nyuma yaho nawe yaririmbaga. Yayisubiyemo. Byo birumvikana yuko niwe nzi yayiririmba. Urumva yo nama makuru meza bakurikirana Agasozi keza ka Rusororo ngo na karimbiwe na witwaga nde? Karimba. Witwa Yohana Jean Baptiste ariko ngwiza gusubirwamo na murumuna we witwaga Karimba Deo. Karimba Deo ariho ariko undi we yajije Jenoside yakorewe abatutsi Imana izamuhe. Bose bari bene Karimba Daniel.
ayo ni amateka atazibagirana. Abatoya muzajya mwumva ngo agasozi keza ka Rusororo, ngo ntari ibintu byinshi nahabonye, ariko ngo ni umwana mwiza yahakunze. Ni aha ngaha rero turi. Reka dushyike ku musozo. Yarimbaga umukobwa witwaga Jane za Ruyonza. N'ubundi Ruyonza se ubundi si kuri uyu musozi hafi aha. Wowe Jane se wariho? Ariko rwose isirarya rwose yaraduhemukiye. Ubu Jane n'uwo bene Karimbi bari bahari barimo kuduha amateka y'iyo ndirimbo. Nta bakomoka kuri Jane se bariho? Buri butaha tuzakurikirana amateka tuze turebe uwo Jane waririmbwe n'abamukomokaho wabaye icyakaka n'icyogere kuri musozi wa Rusororo. Tugeze ku musozo rero, tugiye kubwirwa amanota. Twebwe iyo tuvuga amanota tuvuga uwatsinze, abatsinzwe n'abageze hagati ntabwo twirwa tubavuga. Oya, tuvuga uwatsinze gusa. Buri muntu wese watsinze arahembwa igihembwa cye cyihariye, ariko n'abandi bose mwitabiriye iki kiganiro oya ntabwo tuyavuga, ntabwo twebwe tubyemerewe. Iryo ni ibanga ry'akazi. Tuvuga uwatsinze n'amanota yatsindiyeho, tukamuha igihembo cye cyihariye, abandi bayabo ntituyavuga, ariko buri muntu wese waje hano aratahana igicuma cyuzuye inkangaza, agenda asomera bimuhira yuko yaje muri muzehe kwizi. Uwatsinze rero agahiga abandi ni Mukacyakadera, yagize amanota 18. Ntabwo yagize menshi, ariko yagize, hari n'abamuyingayinga ntashoboye kuvuga. Burya bibaho, hari igihe ushobora kugira make ariko ukagira wo wagize ute warushije. Reka duhamagare umusaza nzaba nterura uzuduhere Mukacyaka iya envelope ye. Igira hino Mukacyaka, ni nawe mukuru ndabona ubarusha imyaka 82. Mwese murebe hari imbere. Murebe iyi miko, iyi kamera. Wowe uyicurika yihindukize gutye. Nuko. Murakoze muyicarire. Ikiganiro ntugasaze muzehe kwizi cyati giteguriwe hano i Rusororo, aho twaterekeye intango n'abakuru tubwirana amateka yambahe na njyahe. Tugisojereje uyu munsi. Mugikurikirane, mujye mwumva ibyiza abakuru baduhishiye, batubwire akasongoyiha, natwe tuzamenye iyo tuva n'iyo tujya, ntitumere nk'aho mugabo utabwirwa wikebeye inyama itaribwa, kandi ngo burya uca mu ishyamba utazi ugaca inkoni zira. Ngaho nguko rero mukomeze kuryoherwa na ntugasaze muzehe kwizi. Murakoze, murakarama. Umunsi mwiza namwe.